Haleluya, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya. Yesu aguhe umugisha, Yesu akurwanirire, Yesu akwiteho. Mwami w'amahoro yite ku marira yawe, Mwami w'amahoro yite ku maganya yawe, Mwami w'amahoro yite ku byifuzo byawe kandi abisubize. Kristo akunezererwe, Kristo akunezeze, Kristo yongera kwiyereke bundi bushyashya. Ni ukuri inshuti ya Yesu, akanya nk'aka tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wizere Imana kandi uyumvire. Ni ukuri tukiri mu isi binaniza abagenzi ni byinshi, ariko ndagira ngo ubibwire yuko Kristo abirusha amaboko. Ndagira ngo ubibwire yuko Kristo yatsinze urupfu na shitani. Ibyo byose ubona bikunanije mu rugendo, ubibwire ko Imana ibirusha amaboko. Ni ukuri ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ariko Kristo yaranesheje. Nicyo kintu nagira ngo nkwibutse. Karibu dusenge Imana rero, kugira ngo twinjire mu ijambo dutunganye, dukeye rwose, twihannye ibyaha, twegerane n'Imana yacu dutunganye. Karibu dusenge. Data mu izina rya Yesu, gira neza bugacya bukira, uri umwami w'amahoro, uri Imana ishobora byose kandi uri ibyiringiro byacu mwami. Ni ukuri turagushimye, turaguhimbaje ko waturinze, turagushimye, turaguhimbaje ko waducira inzira. Akanya nk'aka mwami twari kuba twibagiranye, ariko Kristo turagushimiye yuko tugihumeka umwuka w'abazima. Ntacyo twatanze, nta n'icyo twabona dutanga, ahubwo ni ineza n'ubuntu bwawe watugiriye Kristo. Ibyo turabigushimiye mwami w'abami, ibyo turabigushimiye nyiringabo Imana. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo mwami utubabarire aho twagenze nabi, aho twatekereje nabi, ibyaha byacu twakoze mwami. Bitubabarire nyaguhora ku ngoma. Ntago turi kubyirata kuko ntibinejeje, ahubwo ducishijwe bugufi nabyo nyaguhora ku ngoma. Turagupfukamiye mwami. Bamwe bapfukamishije amavi y'umutima, abandi bapfukamishije ay'umubiri, kugira ngo tugirire imbabazi z'ibyaha byacu mwami. Urakoze kutubabariye papa mwiza, urakoze kutubabariye Mana ishobora byose, urakoze kutugiriye impuhwe rwose mwami, turabigushimiye. Tugiye kumva ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma, ube hagati muri twe, uduhe kuryumva no kuryumvira mwami, uduhe kubana nawe mwami byiteka. Kristo ube hagati muri twe, twumve ijambo ryawe, bidutere kongera kugukunda bundi bushyashya. Kristo tugwaye ikaze na karibu, ururikire kubana natwe mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Abantu bafite Bibiliya tugiye gusoma mu Batesalonike ba mbere, ni igice cya 5 umurongo wa 16, turagarukira ku wa 18. Karibu dusome ijambo ry'Imana. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu mibabaro yose muhore mushima. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana iradushishikariza guhora dushima iteka, guhora twishimye kandi nanone iteka, guhora dusenga ubudasiba. Iyi Mana iradukunda, iyi Mana itwitayeho. Ni ukuri inshuti ya Yesu, akanya nk'aka ushobora kuba ufite ibibazo n'amakuba, ku buryo bikugora kwishima, ku buryo utekereza ati se ndishima gute mbizi neza yuko ndwaye, kandi wenda indwara ndwaye indembeje kandi mereye nabi. Ariko kuba ujya uhumekura umukandida w'ibyiza, iyo ndwara ubona urwaye, ubwo bushomeri ubona ufite, iyo mibabaro yose ubona ikugoye mu rugendo, ndakwibutsa ko Kristo yayishyiraho iherezo. Ahubwo icyo usabwa wowe ni ukumwizera no kumwiringira. Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Ntabwo Imana yo mu ijuru ishoboye ikintu kimwe, ahubwo Imana yo mu ijuru ishoboye byose. Uyiringire rero, uyihange amaso, irakugirira ibambe, iragucira inzira, irakwereka ibikomeye kandi biruhije cyane utamenya, kuko ni Imana y'amahoro, ni Imana yo ibibizi mbere y'uko bikugeraho, iba yabibonye. Kristo rero ni umurengezi mwiza. Kristo aragukunda, nubwo ubona biruhije, nubwo ubona bikugoye, ariko Imana yo mu ijuru yo yabishyiraho iherezo. Icyo usabwa ni ukuyiringira no kuyizera kugira ngo igutabare, kuko Imana yo mu ijuru ntabwo izaza kugutabara utabishaka, ariko nimba ubishaka, nimba uyemereye, Imana yo mu ijuru izakugirira ibambe. Icyo usabwa ni ukuyiringira, icyo usabwa ni ukuyizera, ikakugirira ibambe. Ngo mwishime iteka. Haleluya. Nubwo ubabaye, nubwo ubona bikuruhije, ariko Imana iragusaba kwishima, kuko yo
wenda no mu isaha iri imbere yabikora, yashyira iherezo kuri ibyo bikugoye. Wishimire iki? Wishimire ko Kristo yemeye kujya ku musaraba w'isoni, agakubitwa, akababazwa, kugira ngo njye nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibyo kwishimira. Mbere y'uko ushobora gutekereza amakuba ufite, mbere y'uko ushobora gutekereza ibibazo ufite, banza ushimishwe n'uko Imana yagiye ku musaraba w'isoni, kugira ngo nibura njye nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Ayo makuba uri gucamo, ibyo bibazo uri gucamo, bitazaba iby'iteka ryose. Hoya, Kristo ari ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Twari abo kubabazwa iteka, twari abo gushinyagurirwa iteka, ariko Kristo ari ku musaraba w'isoni yaravuze ngo byose birarangiye. Hari abantu benshi bajya bavuga banatekereza yuko Kristo avuga ngo byose birarangiye yavuze ko apfuye, yaravuze ko apfuye. Ntago ariko bimeze, ntago yaravuze ko apfuye, kuko uriya ni umwana w'Imana. Muri kamere ya, mu buzima bwe, mu bugingo bwe, yari afite kubaho kw'Imana mu buzima bwe. Yari abizi neza yuko ari umwana w'Imana ishobora byose, nubwo azapfa ariko igihe kizagera akazuka. Ntago Kristo yadupfiriye kubw'impanuka, ni ibintu yari yarizeho neza, abizi neza ko azacungura umuntu, akababazwa, akagera no mu rupfu, ariko nibura twe tukabona ubugingo buhoraho. Ibyo rero bidutere kwishima iteka, twishime iteka, tunezererwe Imana, twongere tuyibwire ko tuyikunda, nubwo dufite ibibazo ariko dukunda Imana, nubwo dufite amakuba ariko dukunda Imana, nubwo tubabaye ariko dukunda Imana, nubwo turi gupfusha abacu dukunda, ariko Imana iradukunda. Ni nayo mpamvu twe tugihumeka umwuka w'abazima. Ntago ari igitangaza kuba wacaho ugatambuka ukagenda, kuko abari gucaho ntacyo tubarusha. Ntabwo ari uko turi abakiranutsi kubarusha, nta nubwo ari uko ari beza, nta nubwo ari uko turi beza kubarusha, nta n'icyo tubarusha, ahubwo ni uko imirimo y'Imana, ni uko kamere y'Imana, ni uko kubaho kw'Imana kuri muri twe, ni uko isaha y'Imana itaragera ngo dutahe. Hari umugambi rero dufite, hari gahunda dufite hano ku isi Imana yaduhamagariye. Imana iri kubona tutarabigeraho ngo dutahe nibura turangije misiyo yacu hano ku isi. Abari gutaha rero n'abantu bari guherekeza ababo, ndagira ngo mbabwire yuko nta gishya ku Mana, kuko n'umwana w'Imana yaratashye, Imana irabyemera. Abo bantu bawe bari gutaha, ni uko Imana ibona nibatinda ku isi bashobora kuziyandurisha ibyo mu isi, bakaba batabona ubugingo buhoraho. Nyamara ubu ngubu batashye aribwo babona ubugingo buhoraho, kuko Imana irabanezerewe. Imana yabakunze kuturusha, iri kubona misiyo yabo barayikoze neza mu isi, ikavuga ngo reka mbacyure nzabane nabo mu bwami bwanjye, bazabe mu gitaramo cy'abandamya ku munsi w'imperuka. Mu gihe twese tuzaba tugiye aho twakoreye, nabo bazabe mu gitaramo cy'abandamya, bazabe mu bonezererwa. Haleluya! Ni ukuri ntubabare kuko uri gucyura abawe. Nibyo koko turi mu isi turababara, kuko wibuka inzibutso nziza mwagiranye n'uwo muntu, ukumva urababaye, ukumva uzamukumbura, ariko Kristo niwe uzi gucyura umugeni we mu gihe cya nyacyo. Ntubabare, ni ukuri inshuti ya Yesu, uhagarare kigabo, uhagarare gitwari, kuko uwo muntu utashye Kristo amukunda kukurusha. Niwe wamuremye, niwe wamuhaye misiyo ku isi. Ubwo yayikoze neza rero, reka atahe ajye kuruhuka. Ngo mu bibaho byose muhore mushima. Biragoye kuba washima ubizi neza yuko umuntu wawe agiye kandi utazongera kumubona, ariko twebwe abizera, twebwe twamenye Kristo, turabizi neza ko abantu bacu tuzongera tugahura nabo ku munsi w'umuzuko, ku munsi tuzaba tugiye mu gitaramo cy'abaramya Imana yo mu ijuru. Kuko nimba uri kumva ijambo ry'Imana, uri umukandida wo kuba mu gitaramo cy'abaramya, uri umukandida wo kuzabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Aho rero niho tuzahurira n'abacu, tuzahura n'abacu, turamukanye, tuvugane amakuru y'urugendo, tubibwirane, tuvuge ngo Imana yabanye natwe. Buri muntu wese azabwira mugenzi we uko Imana yagiye ibana nawe, nubwo tutari turi kumwe, ariko Imana yabanye natwe mu bihe bitandukanye. Ayo ni amakuru tuzaganira mu gihe tuzaba duhuye turi kubwirana amakuru y'urugendo. Ngo kuko ngo nibyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu, nibyo Imana idushakaho,
ni ukuri mu bibaho byose dushime, nibyo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Imana iradukunda, Imana nayo irabibona yuko bidushaririye. Ni ukuri iyi Mana njye yanteye ubwoba, ni Imana idakangwa na biracitse, ni Imana idakangwa n'ibibazo uri gucamo, uko byaba bisa kose, uko byaba bingana kose, iyi Mana ntago biyikanga. Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege ngo aze mu isi ababazwe, abambwe kugera no ku rupfu. Uri kumva ibyo byaba ari byo byayitera ikibazo? Humura, nubwo Kristo Yesu Imana yamuduhaye agapfa akabambwa, yari abizi ko isaha nk'iyi, igihe nk'iki Kristo azaba ari kumwe n'Imana mu ijuru. Imana yari ibizi rero ko nubwo tubabaye, nubwo dushavuye, ariko igihe kizagera imibabaro ikavaho. Ese wigeze ubona umusirikare ujya ku ikosi akarivaho agahabwa amanyenyeri? Hoya, ni porosesi. Umusirikare ajya ku ikosi agakora ikosi akarirangiza, akaba umusirikare mutoya, ariko igihe kikazagera akabona n'inyenyeri. Nibyo rero Kristo nawe ubuzima njye naje gusanga ubuzima n'ubundi hari ibintu byinshi tubona bishushanya n'imirimo y'Imana, bishushanya imirimo y'Imana. Ntago waza ngo uhite uhabwa ingororano utarigeze ubabazwa, utarigeze utotezwa muri ubu buzima. Ese Imana yaguha ibiryo gute utarigeze usonza? Wamenya agaciro kabyo? Ese Imana yakwambika gute utarigeze wambara ubusa? Ni ukuri ntago wabiha agaciro, ntago washima Imana uko bikwiye. Wowe wakiyumvisha ko ari ibintu byari bikwiye no kubaho. Kristo rero ajya yemera yuko tubabazwa kugira ngo tuzahabwe ingororano, kandi ni nabyo rwose. Ni mu gihe, ni ukuri njyewe naje gutinya Imana kuva yakemera ko umwana wayo w'ikinege umwe rukumbi ajya ku musaraba w'isoni, agenda akababazwa, agaterwa amacumu, agakubitwa, agatamirizwa ikamba ry'amahwa. Njyewe niyo akantu gatoya kanjombye numva mbabaye cyane, numva mbabaye, mba numva byacitse. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yemeye ko Kristo ajya ku musaraba w'isoni, yemeye ko aterwa amacumu, yemeye ko yikorera umusaraba w'ibyaha byacu. Ariko Imana irabyemera, iravuga ngo genda ucungure umwana w'umuntu kuko ni wowe wabihisemo. Imana rero ijya ibyemera, nubwo ubona bikugoye ukabona yacecetse, iba yabyumvise. Imana iragukunda, ntabwo uri impanuka umugambi w'Imana, ahubwo Imana yakuremye igukunze kugira ngo igihe n'igihe, isaha n'isaha, nawe uzamamaze kugira neza kw'Imana, uzabwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye, uzavuge ngo nari nshonje Imana irangaburira, uzabwira abantu ngo nari ndwaye Imana irankiza, uzabwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye. Niyo mpamvu rero akanya nk'aka nkwibutsa yuko mu mibabaro yose uri gucamo, mu bibazo uri gucamo, ndagira nkwibutse ko Imana igukunda kandi igusaba gushima uko bikwiye. Ni ukuri iyi Mana iragukunda nubwo ubabaye, ariko ushime. Ese kubabaye iyo Kristo atagupfira ngo ubabarirwe ibyaha, ubone ubugingo, uzabone ubugingo buhoraho, ubundi bwo ntiwari kuzababara by'iteka. Ariko nubwo tubabara ubu ngubu, nubw'igihe, ni iby'igihe gito, turababaye ariko ni iby'igihe gito, ntabwo ari iby'iteka ryose. Umwami w'amahoro yemeye kujya ku musaraba w'isoni kugira ngo nibura nubwo tubabaye ariko tutazababara by'iteka ryose. Dushimiye Imana rero yabyemeye, dushimiye Imana yuko nubwo turi guca mu makuba, nubwo tubabaye, ariko idukunda kandi tuzirikana, ndetse inabibona hari igihe bizaba nk'amateka, imibabaro tukajya tuvuga ngo kera habayeho. Dushimye Imana rero yuko ituzirikana kandi ni ukuri ibibona ibyo tunyuramo. Ndakwinginze kugira ngo ubwire ibibazo, ndakwinginze kugira ngo ubwire amakuba, yuko Imana ibirusha amaboko. Mu izina rya Yesu mureke dushime kandi tubwire Kristo adushoboze mu rugendo. Karibu dusenga Imana tuyisaba yuko yatwambika imbaraga muri uru rugendo rutunanije. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kuri umurengezi mwiza, turagushimye ko uvuganye natwe mu ijambo. Nyaguhora ku ngoma, wagize neza kuduha Kristo ngo adupfire. Warakoze Mana ishobora byose, natwe abo waremye turagushimye. Turagushimiye yuko Mwami w'abami watanze umwana wawe w'ikinege Kristo. Ni ukuri warakoze Mana, warakoze, tuguhaye icyubahiro. None Nyaguhora ku ngoma, mu ijambo dusabye gushima iteka. Mwami turakwinginze kugira ngo
dushime uko bikwiye, ubanze udukize ibyago n'amakuba ibitubangamiye rwose Kristo, ni ukuri ubidukize, utwambike imbaraga mu rugendo, turakwiringiye kandi mwami, turakwizeye, mu izina rya Yesu turagushimye ko ubidushoboje,